Kwihangana ni rimwe mu ijambo ryagiye rigarukaho kenshi mu bitabo bitandukanye harimo na Bibiliya ariryo jambo ry'Imana. Hippomon, kwihangana, iri jambo rifashe uko ryakabaye mu Kigiriki risobanura kugira umwuka wo kutarambirwa. Mu Giheburayi no mu Kigiriki ijambo ryahinduwemo kwihangana rikubiyemo igitekerezo cyo kutarambirwa, kugoragoza no gutinda kurakara. Kwihangana ngarukaho hano si uko kwihanganira kubura ibyo ukeneye cyangwa se ibindi bitari ukwihanganira mugenzi wawe mu gihe we atabasha kugucira bugufi bitewe n'imbaraga kurusha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Benshi bavuga ko iyo ari indwara imunga abagwizatungo ikarindimura burundu abataragira ibyo bageraho mu by'ubutunzi. Ibyo si ibyiro gusa, muri twe nta n'umwe utarakuze yumva inkuru y'imanurwa rya Rusoferi aza hano mu isi nyuma yo gushaka kwishyira hejuru. Ibyo murabizi muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ku baryemera. Umugabo umwe yaragize ati, kuba umukire ntabwo byoroshye nk'uko ubitekereza. Ati kandi ni nayo mpamvu atagucira bugufi nk'uko ubitekereza. Undi agira ati, kwihangana bigora uri mu bibazo naho guca bugufi bikagora uri mu bisubizo. Ngiri ishingiro ry'inkuru y'umukire udaca bugufi n'umukene ushaka kwihagararaho. Inkuru ibihira umwe mu bayibazweho, umukene. Mu buzima bwa buri munsi tugirana umubano n'abantu batandukanye, gusa abo tugirana umubano nabo akenshi usanga duhuje ibyo dukora n'ingano y'ubutunzi isa nk'ijya kungana. Icyubahiro ku kiremwa cya muntu gisa nk'umusaruro yakuye mu mvune yagize mu nzira igana ku butunzi. Gushaka kugifata cyangwa kukitwerera utaragikorera benshi ntibitugwa amahoro. Kwihangana kw'abakene ku bakire bisa nk'ibiri Trojan horse, impano iroze. Kwihangana nyuma gucibwa amazi bikomeye n'abakire kuri bamwe ni umutwaro ukomeye, ariko ugomba kwikorerwa ukawugeza aho usabwa kuwugeza, ukishyurwa n'ibyo ugombwa hatitawe ku mikuku wawujijemo. Ngaho aho umukire anyura nguko uko umukene agorwa kugera nawe yiswe umukire. Umukire mu isi ntiyoroherwa no kwiyambura icyubahiro cyo ku giciro cyose byamusaba, kabone nubwo hari aho bigaragara ko akwiye gucira bugufi abo abari hejuru ku butunzi. Kumwijundika ibyo kuri we bimubera nk'isomo atumva, adashaka no kwiga. Ntabikozwa ntanabyibuka kuko muri byinshi afite ashaka ko bimuteza imbere nta mwanya wo kugutaho. Nta nubwo atekereza ko ataguciriye bugufi ku byo mutumvikanyeho, kuko kuri we ibyo bifata nk'ibyejejwe. Kukuyoboza agati ka bamwe bakire bisa nko kwishimira intsinzi y'ibyo bagezeho. Bitabaye ibyo kuri bamwe babibona nko kwipfobya ku byo bagezeho. Hari imyitwarire myinshi mibi y'abakire badashiba, ndetse bibabwiye bakabagabirwa kugera aho bemera guhara ibyo babagomba. Hari n'imigani myinshi yagiye icibwa ku muntu ugomba kwihangana icyo bimugezaho. Muswahili yagize ati, hasira hasara. Umunyarwanda nawe ati, usurana umujinya ukiyanduza. Ni umugani twese tuzi w'ikinyarwanda nteruye. Iyi mvugo yashakaga gusobanura ko nyiri umujinya ari uba wikozeho nyamara witonze akamishashi. Undi munyarwanda yaravuze ati, uruzi rujya kwera ibihaza rubanza ubututu kandi ndetse go n'izibika zari amagi. Iyo migani yose igaragaza ko hari icyo umuntu abanza gukora kugira ngo agire icyo ageraho, cyangwa kugira ngo agere ahari hari aho abanza kunyura n'icyo agomba kubanza kwigomwa. Kwihanganirana ni ikintu twese dusabwa, ariko si umukoresha wawe niba adashoboye guca bugufi imbere yawe, wowe ukora iki? Nicyo gihe kuri wowe cyo guhangana nawe? Oya. Mu gitabo cy'amategeko, imyitwarire n'amabwiriza 48 agenga ubutegetsi nk'uko ashushanywa na Jutta Elfer mu gitabo The 48 Laws of Power cyanditswe na Robert Greene, yagize ati, Never outshine the master. Ntuzarote na rimwe gushaka kugaragara kurusha ugutegeka. Abizera Bibiliya ariryo jambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo wa 18 handitswe ngo, umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Muri Samweli wa mbere handitsemo ijambo ry'Imana rigaragaza ko kubura kwihangana bikuganisha ku kubura imigisha benshi tuvunjamo ubutunzi. Bizagorana ko umukire azagucira bugufi kuko hari aho yageze, nubwo atari bose bameze utyo. Nubwo nta n'udasabwa gucira bugufi mugenzi we no kwihangana. Gusa cyane biba impano y'agatangaza kuri bamwe bafite kwihangana, bikababera n'ikiraro gishyika ku butunzi. Ni ingero nyinshi cyane buri wese azi ko kwihangana, naho byagejeje aba afite ingero.
Bibiliya ijambo ry'Imana, kwihangana byagiye bifatwa nk'inzira y'amahwa ariko isa nk'ishyika ku biti bya pome. Ndakubwira nti nuhura n'icyo kibazo cy'ingutu cyo gucibwa amazi no kurusha imiya, ntuzategereze guhangana nawe kugeraho wowe ngo ubwemeza ngace bugufi kuko bizakugora. Ca bugufi kuko nawe aho yaciye ni nk'aho uri kunyura. Gira kwihangana kumurusha kuko nawe niyo ntwaro yakoresheje imugezaho ubona ageze ubu. Kutihanganira ukurusha imiya kuri ubu bisa nko gutsindwa by'iteka kuko adateze kugucira bugufi nk'uko ubishaka. Bivuze ngo kwihangana gusa niyo nsizi yawe yo gukomeza guhatana kugeza nawe wiswe umukire, ariko bitavuze ko ubujijwe guca bugufi mu gihe umubaye, kuko nabyo ari amahitamo kandi amahitamo meza atorohera abaherwe. Umwanditsi Philip Puttinsfeld yasobanuye ko benshi mu bakire banyura inzira isa nk'iy'umusaraba kugira ngo bagere ku mitungo, ndetse nta n'uwubagiriye impuhwe kugira ngo bagere kuri ibyo. Ese utegereje ko umuntu nk'uwo azagucira bugufi? Byibazeho, igisubizo uragifite.